Hello my people, this is your brother Social. I'm back again. Aho mbazaniye noneho story aho ngiye kubagezaho imiterere y'amasezerano ya Element yatumye hatekerezwa ko yasezeye muri 155 kandi benshi bagiye aho abayobozi ba 155 bo bakomeza bavuga ko umuhanzi akaba n'umuproducer Element L akiri muri 155 AM. Ibyo ni byinshi abangiye kugaruka mbabwira byinshi kuri iyo societe ya 155 n'amasezerano yo Element yaje kuba sinya byinshi bijya bitandukanye. Aho ngiye kubabwira n'impamvu benshi bagenda gucya bavuga bakeka ko uwo muhanzi akaba na producer rwose yagize gutya abanshi bakabavuga ko uwo muhanzi yagize gutya akava muri iyi label kandi akiyirimo. Ngiye kugaruka babwira byinshi rero ma people, just subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ubone byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi channel yacu, ubona updates zigiye zitandukanye z'abastar bawe wikundira. Rero ma people, I'll be back. This is your brother Social. Stream more live, just like, subscribe. Umuyobozi wa societe ya 155 AM Kenny Mugarura yatangaje ko bafitanye amasezerano y'imikoranire na Element L kandi yubahirizwa n'impande zombi, ariko ko hari ibice biyagize bituma rimwe na rimwe abantu bibeshya ko yasezeye. Umugarura yavuze ko kimwe mu byo abantu batigeze bamenya ku masezerano ya Element muri iyi label ari uko yasinye amasezerano nka producer, ntabwo yayasinye nk'umuhanzi. Yasobanuye ko ibi binagaragaza ko indirimbo Fou de Toi na Mirere aho Element yagaragaje ko yakozwe bigizwemo na executive producer uruhare na 155 AM, ati biba bivuze ko twamuteye inkunga nk'umuhanzi nuko dukorana. Rero Kenny Mugarura yavuze ko indirimbo Tombe uyu musore aherutse gushyira hanze nitwagaragaye mu birango by'abamufashije kubera ko tutamuteye inkunga. Avuga ko rero Element afite uburenganzira bwo kugaragaza ko ari we wifashije kuko n'ubundi amasezerano afite n'aya producer muri label. Yavuze ko Element aracyabarizwa muri 155 AM kandi amasezerano ye asobanutse. Yasobanuye ko mu gihe cyose bafashije Element ko ikorwa ry'ibihangano bye aba agomba kubigaragaza, batamufasha akagaragaza ko ari we byo wabyikoreye. Ati kuri iyi nshuro twari duhuze, niyo mpamvu Element yafunguye urubuga rwe rwa YouTube kuwa 12 Gashyantare 2020 amaze kunyuzaho ibihangano bine bimaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 45. Nk'umuhanzi afite indirimbo yitwa Kashe, Fou de Toi yakoranye na Roskana na Bruce Melody, Mirere ndetse na Tombe. Element ni umwe mu bahanzi n'abaproducer bagezweho mu Rwanda wihariye mu buhanga bwo gukora indirimbo kuva ku gitekerezo kugera ku musaruro wa nyuma. Azwiho ubushobozi bwo gukora instrumentals zifite ireme, yakoze ku rwego mpuzamahanga kandi zituma umuhanzi aririmba yisanzuye. Ashoboye guhuza imiziki ya Kinyafurika, Afrobeat na R&B, dancehall n'izindi n'imyambarire y'abahanzi ku buryo indirimbo ivamo iba ifite ishusho ryihariye. Yakoze indirimbo nyinshi za Bruce Melody ndetse ari no mu bagize uruhare kuri album ya Colorful Generation, ariko yanakoreye abandi bahanzi. Element L ntabwo ari producer usanzwe uhagarara ku gukora beats gusa, azwi kwandika amagambo y'indirimbo cyane azirikana message n'ukuntu amagambo acengera mu mutima w'ubyumva. Hari n'indirimbo nyinshi yagiye afasha kwandika cyane cyangwa atanga ibitekerezo bikomeye
byagize uruhare rukomeye mu kugaragaza impano y'umuhanzi. Uretse kuba producer, Element L ni umuririmbyi w'umuhanga. Amaze gukora indirimbo ze bwite aho agaragaza ijwi rifite emotions, rifite umwimerere kandi rigezweho. Iyo aririmba cyangwa afasha abandi kuririmba, akora nk'umuyobozi w'ijwi, vocal director, ubasha gutunganya uko ijwi rigomba guca, rimwe na rimwe akarisubiramo kugeza rifite ingufu zishimisha umutima. Ngo akaba ari Element L afite amasezerano muri label nka producer, bituma hari ibikorwa by'umuziki bigaragaramo ko bamushyigikiye ahandi ntibigaragaremo. Uwo nguwo akaba ari Element L, aho byagaragaza ko muri 155 rwose yasinye nka producer, atigeze asinya nk'umuhanzi. Rero my people, thank you for watching this is your brother Social. Murakoze cyane kureba ino nkuru. Niba ushaka kumubona updates zigiye zitandukanye, nta kindi nkwisabira, just subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ubone updates zigiye zitandukanye, ubundi dukomezanye. Rero my people, thank you very much. I'll be back. Thanks. Stream on live, just like, share, and subscribe.